wowe mama wanyu yarababyaye maze kubabyara musaza wawe ajya gushaka umugore uwo mugore ni iki cyawe uwo mwana bazabyara we nawe ni iki cyawe umwana bazabyara azaba ari mubyara wanjye noneho uwo mugore azaba ari nkuvuga ati ni umukazana nyine azaba ari mukazana wanjye sibyo u ni indomo ahari ni indomo bikumva mu indanganteko ana igicumbi noneho tugiye mu gushaka amategeko n'igenamajwi umu ana reka noneho twumva hano harimo itegeko u mu noneho u yahindutse wa kumva imbere y'inyanja ye kunandukanyiriza umugani muremure n'umugani mugufi ni ibintu biwuranga umugani mugufi ni nyine mbikubwiye umugani mugufiya ni igihe nyine bawuca bagendeye ku muntu runaka n'ibyo ari kwikora bakamubwira ati wa mwana we uburere buruta ubuvuke nyine yavuga ati wa mwana we nta ndero ufite maybe ntabyo nzi ni umugani muremure nyine ni umugani uca uvuga nyine ku nkuru zabaye uganira abo muri kumwe Halo, nizere ko mumeze neza abakunzi banjye amazina yanjye ni Moza nkuko bisanzwe murakaza kuri channel yanjye Moza Rwanda mukore sub share na comment. So guys uyu munsi rero nkuko mubibona turi kumwe n'umuhungu mwiza w'ibogari agatuza n'agatuza umucongo guys abagaze umucongo wa danje ndabiza abakobwa banje aho muri hose uyu musore ndamubatuye mutangire mwake utunimero so rero reka muhe ikaze abibwire so murakoze amazina yanjye kandi nkunda cyane igihugu cyanjye cyanyise ni Ishimwe Kelly ndi umunyarwanda so Kelly yatugwaye ikaze kuri no channel ese uzi gutandukanya Kelly na Kelly Kelly ni izina ry'abahungu ariko irishobora kuba ryakitwa n'abakobwa ariko Kelly ntabwo rijya ryitwa umuhungu ahubwo ryitwa igitsina gore gusa none se Kelly kuba uri mwiza urabivuga yiki ni ukubera imana nta kibi itarakoze ahubwo nyine urakoze uwo mucongo se ko nanjye ngusaba naribe nidusoza ikiganiro umushuti wanjye inyogosha naguza nawe nakaba yakogosha ntabwo watanga nimero ziwe hano se n'abandi ngo bajye bajya kumwiyogosheshaho so banazishaka nazitanga ariko gusa nyine yagombaga kuba yaranyishyuye nkamwamamariza Okay, rero reka tujye ku bibazo nyamukuru byatuzinduye tugiye kuvuga ku bijyanye ntibavuga bavuga ku wenda kumeneka kw'ibisabo tujye mu bisakuzo no mu migani byose nyine tugende tubiganiraho so waba warize ku bijyanye nyine amategeko y'ishoberamahanga ishoberamahanga ya naribumbaza ariko ndagerageza Okay. Bavuga kumeneka kw'igisabo bavuga kuribora. Bavuga kuriza igisabo bavuga kucyuriza kukimanika. Kukimanika. Okay. Bavuga iki? Bavuga kucyuri. Bavuga kukizamura. Bavuga ndumva nyine njye ari nko kukimanika pe bavuga kucyuriza so bavuga umugore w'umwami umwamikazi bavuga gupfa k'umwami gutanga ko n'ufite ubwenge okay tugiye mu bisakuzo soma nagutera ikika nagutera ibumba nagutera akantu ngako icyo gisakuzo
ntacyo ngiki. ikikakika ni umuhoro, ibumbabumba ni ubugari, akantu ngako ni urushinge. Kaki? Akantu ngako ni urushinge. Nawe nta kibazo. Nanjye mise nyifata. Nimba hari akuzi nawe wambaza, ntabwo ari ngombwa ngo nkubaze gusa, reka tujye ku kindi. Sakwe. Ahubwo nanjye reka nkubaze tutaragenda tuyisubire ku mwami. Nibavuga umurambo w'umwami bavuga harya bavuga umukira ko nyibagiwe, bavuga ntabwo nyizi. umugogo. Ego sha. Mbazana umwami napfa agira ute? Aratanga. Imva y'umwami. Imva y'umwami turashize none. Mbwira ntacyo nzi. Nanjye nyikubaza bakibuka neza ariko imva y'umwami. Nanjye kuvuga ngo ni ingoro, ariko ingoro ni inzu ye. Ubwo icyo cyapfuye twagisizeho ko cyapfuye. Kuba ari ntabwo nyibuka, ndaza kukikubwira. None se ntibavuga ye kumena amata, kuyamena ubishaka ni ukugira, kumena amata ubishaka ni ukugira ngo kumena amata ubishaka. Baze ko ibyo bintu nari mbizi we. Temi kumena amata ubishaka, ariko ndabizi nuko nari kubyibuka neza. Kumena amata ubishaka ntabwo ndi kubyibuka. Kumena amata ubishaka ni ukuyabikira. Koko? Yego, kuyabikira. Kumena amata ubishaka? Kuyamena ubishaka ni ukuyabikira. Kuyamena utabishaka ni ukuyabogora. By the way, kuyamena ubishaka utabishaka byo ndabizi. Kuyamena utabishaka ni ukuyabogora. No kumena amata ubishaka ni ukuyabogora. Ubu mbaze ikindi ntarebe nanjye nshaka icyo gisubizo ndeke kutabeshya Abanyarwanda. Ubu mbaze ikindi. Nibavuga amata yaraye. Amirire. Amirire? Umubanje. Sibyo se? Yego. Amata yaraye ni umubanje, ahubwo yiriwe niyo bita amirire. So none se gukira uri kumva icyo ngicyo ntabwo urakibona nakubwiye. Ubu mbaza kambe nkubaza, wenda ngiye kukubaza umwana umbwire biri mu nteko ya kangahe. Umwana unagoragoze nyine uyishyiremo amategeko y'igenamajwi n'uturemajambo. Ijambo umwana byasaba ko mbyandika. Ubyandika urabivuga ntari. Umwana biri mu nteko ya kangahe? Si ya mbere se umwana umwana ni inteko ya kana ubwo. Kibivuga cyane. Hari ibintu twavuga ngo muba mirima kibinana rukatubuko. So umwana ana mu ni inteko ya mbere. Ni inteko ya mbere kuko none se uturemajambo n'amategeko y'igenamajwi yarwo byasaba ko mbyandika. nyine bivuge. Mbivuge mu mvugo se? N'ikintu ni uragisubiza. Yego. Sibyo? Ni indomo ahari. Ni indomo ukumva mu indanganteko. Ana igicumbi. Noneho tugiye mu gushaka amategeko n'igenamajwi. Ana reka noneho twumva hano harimo itegeko. Noneho yahindutse wa. Kumva? Yego. Mbere y'inyanja. Taburago kabisa no guhaya. Narasomye wa muhungu. Okay, tugiye kuzaza mvuga umugani uwuzuze. Uwanze kumva yumvirije. Akanyoni katagurutse ikamenye iyo bweza. Akababaje umugabo kamuraza ihinga hari. Akababaje umugabo kazindura amaguru. Kakababaje yari indirimbo. Kamurenze impinga. Oh yeah. Akababaje umugabo kamurenze impinga. Oh my gosh.
Abwo nawe uri kumbaza oya agiye arumva icyo gisubizo nuko nanakibagiwe. ndakanga akababaje umugabo mani kazindura amaguru sereye akababaje akababaje umutima kazindura amaguru. uri kugenda ubyitiranya. Baranye ikindi ubwo tugiye mu bisakuzo. Nagute sake nagutera urujeje urumbera jana warumenya nkaguhemba. Nagutera ubwo tugiye mu kibundi mu bisakuzo. Nagutera urujeje urumbera jana warumenya nkaguhemba. Ibyo ni ibisakuzo? Yes of course. Nagutera urujeje urumbera jana warumenya nkaguhemba. Shana ntakinzi kabisa. Inyenyeri. Buriya turi muri karase turi kwiga. Turi n'ibisakuzo n'ubu batubaza tutajya dusubizanye n'ubu ubona ari nk'ubwa mbere ukibonye. Cyangwa barakibonye ukahita ukibagira. None njyewe kankubwire niga njye wa mbere mu bisakuzo na mwarimu yarabizi. Abanyeshuri bose bazagaho njye narabarushaga kubera ko naganiriye na sogokuru. Ahubwo se turatarama ducira imigani ibyo bisakuzo byose ngo urujeje niyo yabiduciriye. Noneho ikindi sakwe soma mama rushanye ko kwambarira bakwe. Burasi ikigori. Yes. Ikindi zirashesha urutonde. Zirashesha urutonde. Zirashisha urutonde. Zirashesha urutonde. Aha. Icyo kintu bwa mbere nyumvisha. Maraso ku Murundi. Ku Murundi? Ku Murundi bene wuno. Kirashisha urutonde. Zirashesha urutonde. Zirashisha. Zirashesha urutonde. Zirashesha. Yes. Nyarwanda ba kera bari bazi kuvumbura. Ngaho nawe gera wambaza kudusakuza uzi. Jewe burase nkuba yangiye kukubaza kuri bavuga ni bavuga. Eke naribyo. Mubaze kuki we. Ikiraro cy'inyana bakita gute? Ikiraro cy'inyana? Nibavuga ikiraro cy'inyana bavuga urwuri. Uruhongore. Uruhongore. Amata agikamwa ako kanya. Ishyushyu. Amata agikamwa bwa mbere nk'ikibyara. Umuhondo. Umukobwa uramfite. Kamubaze tujye ntitwajya buriya isekuru nanjye kuyikubaza ariko nta bintu byinshi nyiziho. Okay. Ariko answers zayo ndumva nge nazi. Dore nibavuga kumeneka ku isekuru bavuga kuribora ha. Ikora iki? Irabyara. Kuribora ni igisabo. Kumeneka ku igisabo ni no kumeneka ku isekuru no kuribora. Yes. Irabyara. Ishobora kubibyara. Irabyara. Ntibavuga umwana w'umwami bavuga igikomangoma. None se reka nkubaze. Baramutse bavuze ngo nibavuga bavuga umugore wa kabiri w'umwami bavuga. Oya mu Kinyarwanda. Umugore wa kabiri. Mu Kinyarwanda ntabirimo. Kereka mbihimbye ariko mu Kinyarwanda ntango twize umugore wa kabiri w'umwami. Akabami ba kera barindaya. Barindaya. Oya nyine ubwo niyo kamere yabo nkuko nagucyari igihe bizaje. Ubu nanjye ubu ngubu iyo biza kuba tukira abami nk'ukuntu bisanzwe ko ndi umukobwa mwiza mba ndi umugore w'umwami. Urabizi neza ko abagore bose bo kuri cya gihe bose yabariye se kandi bose yaryamanye nabo. Yaryamanye nabo. Nako yabanye nabo. Abakobwa beza nkatwe nyine nitwe yashakaga butuwiti. Nari ari kugutura hasi kuko nyine n'ubundi wari wamwishyiriye. Okay, nibavuga ibintu byose nabyibagiwe we. Nibavuga kuriza igisabo. Kucyuriza? Wakimbajije. Ntago bakimba kukimanika. Nibavuga kumanika igisabo bavuga kera.
kukimanika Eh, ngo baragitunganya nyine. ni ukucisha. Yesu we. Kandi ano manota umuntu azajya yabura mu kizamini. Hari ikinyarwanda byajya biburamo. Bavuga kucisha. Kandi ndakeka ntabwo ari ubwa mbere byumvise nyine umuntu aba yarabyibagiwe. Nawe ngiye kukubaza unondokanyiriza ikintu. Kumeneka kw'igisabo. Oya, ngiye kukubaza unandukanyiriza ikintu. Ngiye kunandukanyiriza umugani muremure n'umugani mugufi. Ni ibintu biwuranga. Umugani mugufinya. Umugani mugufi ni igihe nyine mbikubwiye. Umugani mugufiya ni igihe nyine bawuca bagendeye ku muntu runaka n'ibyo ari kwikora. Bakamubwira ati wa mwana we uburere buruta ubuvuke. Nyine yavuga ati wa mwana we nta ndero ufite maybe ntabyo nzi. Ni umugani muremure nyine, ni umugani uca uvuga nyine ku nkuru zabaye, uganira abo muri kumwe. Nuko nguko mbyumva. Umugani muremure uvuga ibyabaye nyine kandi ukarangwa kumva na kera habayeho nasinge ugasoza ugira ati singe wahera, kera habayeho nasinge wahera. Yes. Ahubwo umutoya we bakubaje umutonya bawuca bagendeye ku bintu. Oya nyine ibiwuranga nono. Ibiwuranga nyine nuko nta kintu kiwuranga. Umugani w'umugenurano. Umugani w'umugenurano mbaza ngo mubwire umugani w'umugenurano. Umugani w'umugenurano avuga ati kandi wa umwana igiti kigororwa kikiri gito, niyo y'imigani y'imigenurano. Na uwanze kumvira se na nyina y'imvijeri nyamwanga kumva niyanse no kubona. Urumva k'ikinyarwanda turi kugenda. Kinyarwanda ngiye nije wa mbere mu kinyarwanda. Ariko buri ikinyarwanda hano gikomerera bura. Umva nyine kamubwire amasomo yose yabaga ariko ikinyarwanda do nige nabonaga 99. Abutari ijambo nzakubwira. Ibisakuzo imigani narabyuze. Ari ijambo nzakuzanira ukarikosora mu myandikire ukambwira no ryanditse nabi. Okay. Ngaho mbwira. Tugiye ku izina bwite n'izina rusange. Irubavu ni izina bwite n'izina rusange. Irubavu. Izina bwite. Izina bwite ryitwa umuntu rikitwa n'ahantu. Kuko nta handi hantu hitwa Irubavu. Ego mana y'isi n'ijuru. Nene sungu nimba tuvuze wenda. Ni izina bwite. Iremera. Hari n'ahandi. Iremera nyine ni izina bwite. Ni izina rusange. Nese umujyi wa Kigali ni iki? Ni izina bwite cyane izina rusange. Ni izina bwite. Neze kuki noneho. None se. Irubavu ataba izina bwite. Okay. None se. Wemeye. Nese kamera ni izina bwite cyane izina rusange. Ni izina bwite. Kandi ikintu ariko iyo bavuze izina rusange. Nese izina rusange ngaho mbwira izina rusange ari iri. Ni izina rusange. Ni izina ariko kamera ishobora kuba ari izina rusange. Ni izina abantu benshi bahuriyeho. Guys mwe murabyumva gute bo muri comment se abo muri comment ndibatubwire. Rero kamubaze akabazo kanyuma nawe ugira utundi tuntu mbaza tugeraho tunasoza. Iri kumva iyo bavuze umwana w'umwana wa nyine baravuga umwana w'umwana wa nyoko. Agiye mu masana n'ukuri kw'Imana. Bavuga umwana w'umwana wa nyogokuru wawe bavuga karuma. Babyita gute? Umwana w'umwana wa nyogokuru wawe. Ni umwuzukuru. Umwana w'umwana wa nyogokuru wawe. Umwuzukuruza. Twa ndatuza. Ariko iyo tugiye mu masano birancanga kuko na mushiki wanjye ari igihe navugaga ngo musaza wanjye cyangwa mukuru wanjye. Nabyo nangiye kubimenya ejo bundi. Enga. Amasano arangora. Kuyamenya nyine. Urasize twasoza. Nta kibazo cyangwa nkubaze. Naribimbaze. Ndakubaze kibaye. Ku masano ariko. Naribi. No problem. Umuntu mubana mu nzu. Oya. Wowe
mama wanyu yarababyaye, maze kubabyara musaza wawe ajya gushaka umugore. Uwo mugore ni iki cyawe? Uwo mwana bazabyara we nawe ni iki cyawe? Umwana bazabyara azaba ari mubyara wanjye. Noneho uwo mugore azaba ari nkuvuga ati ni umukazana wa nyine, azaba ari mukazana wanjye maybe. Aha rurambeshye kuko nabyanze. Ni by'umwana. Reka dusoze So baratubwiye. guys, reka dusoze ikiganiro cyacu n'ubundi nyine mukore sabu. Ni igihe umunsi wayoboye ikiganiro. Shaho uyobora neza kabisa. Icyo nabwira nyine umuhungu mwiza muze kugira ikintu mubwira muri comment. Kuri mugire wababwiye nimero zawe se bakajya bagira bagushaho uduce. Ntibamamagare banereta ngira isoni. Ntibaguterete. Babwira agakode kawe. Nta kode mani narayibagiye kuko sindi umucuruzi. Narayifunga ariko nta n'ijana nigeze nshyira nasimubagiye. So guys, nuko nyine ikiganiro cyacu ni hano tugisoreje. Mukore sub, share na comment. Abakunda cyane. Ciao ciao.